mwatinye kuvuga ku kibazo cya Irene muri ndahabi ndetse na NIYO Bosco icyambere y'Abanyarwanda baramumenye. Uriya urumva afite ikintu bita ubukungu yarabitse muri we. Evode yari mawaya Irene ejo bunini bwo yamufashe aravuga ati reka nkubwize kuri bro nafashe uwitwa NIYO Bosco ndamurema binone bigeza akakanya ndi bize mbabarira ufaste NIYO Bosco mubane ubu witwa Kazungu yahinduye izina asigaye yitwa J Paul ni uri kumanejinga kugira batushijishe batwereke ko batandukanye none ntibakibana hahandi babaga murajya guhinjarika abantu ngo Irene nagiye kubona mbona bamwe bagiye bagenda ahantu batuka Irene baramutuka baramutokoza abandi ngo ntibatandukanye ngo ni pranka ntago ari pranka ubu Kazungu yabaye icyamamare ubu Kazungu ari gucana bavuga ati ngo ni usigaye ari manager wa NIYO Bosco kandi n'ubundi umufungo wa NIYO na management ku ikofi rya Murenda habirene Kazungu ni Imanwa Irene ni ikimeni badukennye ahubwo ikintu gitangaje no ukuntu ngo burango Vestina atavendimwe na Dorcas. Oyo you already know man as you see as you know this is BigTown TV. Warakoze cyane wakoze subscribe nawe ugikeneye kuyikora abari muri diaspora abari mu Rwanda abari hehe na hehe mwese ndababwiye ngo this is what's recording kuzibura nshiki we are back now twabibabwiye maze kugera mwimenyera uko mwagiye mubibona kuri BigTown kugeza akakanya ubu gahunda ni yayindi gusa dufite amapya Kamaro reka dukubite gutya twigire mu kiganiro twita dukubita tunabanga kamaze makubita karirimbo kabinjiza neza muri mood kanje we nago kazi mwarimu wino ubu tuwasezeyeho tuzagaruka umunsi yola ibyishimo biri kudu ubu tuba tubizi kuri si wowe mbwira dore umujinya uri ku bombo kuri badem Holari gangshi yego Kamaro tumaze iminsi rero nkuko dusanzwe tugenda tuba updatinga mu biganiro bya buri munsi bigiye bitandukanye today twarabwiye ngo kuzibura nshiki n'ubundi nushaka kuzibura nshiki ugerageza uzana kuri BigTown ni hakazi kagomba gukorerwa reka ubundi twe dukubita tubangura y'abana turi barubangura abantu benshi mwatinye ibintu kubivugaho mwatinye kuvuga ku kibazo cya Irene muri ndahabi ndetse na NIYO Bosco mwarabitinye abanyamakuru bamwe na bamwe murabitinya abandi mugenda muvuga utugambo reka turirimbire NIYO Bosco akaririmbo kagahinda kamuririmbire reka nkamuririmbire yego NIYO Bosco mwana wa mama utandukanye na muri ndahabi ushatse wasubirayo cyangwa se mukicara hamwe mukiyunga mugakomeza poroje dore ibintu birakaze muri ndahabi mwana wa mama witererana NIYO Bosco mufatanye na Vestina ndetse na Dorokasi ziriya product eshatu zishobora kugutunga kuko ejo muri YouTube zizahagarara. Urayumva iyo ndirimbo Kamara batayemo irimo amagambo ariko akakaye irimo amagambo ateye ubwoba Kamaro ntimuzajye mugira ngo YouTube duhoraho zizahoraho hoya habanje Facebook nyuma haza WhatsApp haza na za Instagram none tugeze kuri Twitter kandi social media zihinduka buri munsi niba waraguze imodoka cyangwa inzu n'ibindi ntugire ngo iyi social media iyasona nyoko iyo tukubwiye ngo iyi social media si yasona nyoko tuba tutubwiye ko ibintu bihora ari macuri umunsi washobora kubona ngo wengura akaze ngo ufite ngo za YouTube ngo zimeze neza ngo uri kurya amafaranga iyi ntabwo ari yasona ntabwo ari ya nyoko uyu munsi bucya uri kurebwa n'abantu umva uyu munsi bucya uri kurebwa n'abantu 500 ejo bigahinduka n'abantu 1000 babuze
cisha gake abaniga benshi ntabwo tubivuze kubera ko wenda twamentioninze Irene Murinde habi ndetse na Niyo Bosco ariko ntabwo tubivuze kubera mwebwe turi kubibwira abantu bose biyumva bigize bakagarara. uyu munsi hagiye haba ibitaramo bya Instagram party mu myaka nk'umunani ishize cyangwa imyaka 10 habaga za WhatsApp party na za Facebook party zarabaye. Nta muntu n'umwe wari uzi yuko hashobora kuza social media ishobora gukora cyangwa ikagira imbaraga ikarusha Facebook. Nyuma yaho Facebook hari za TikTok, hari TikTok, hari Audiomack, hari za Spotify, hari Audiomack, hari Snapchat. Ni nyinshi hari social media nyinshi uyu munsi. No kuvuga ngo YouTube nako tuyimenye vuba abantu mwabyimbye kuri YouTube mubona ama views mukagera gute kubera ko bagahita bumva ko isa nijoro ari ibyawe. No ino social media ishobora kubona mu gitondo yavuyeho none so niba hari project yawe ubajije nk'umuntu ngo uhembwa nande wamenya umuntu guhemba ushobora nko gusanga ari nko ku isi ya 9. None hari ikigo twaganiriye mu kanya kandi gikoresha YouTube kirambwira ngo ni igikozi cy'Imana. Ndavuga ni wagicucu we Imana ikorera ku isi ngo yanga Imana ikorera mu ijuru. Ndavuga ni se kutunzwe na YouTube nkuzi ntabwo ndibavuga izina ryacyo. Urumva ukavuga ngo uri umukozi w'Imana kandi se kabiyobowe na Satani. Uwo muntu uvuze nanjye yabimbwiye namubwiye ngo se wankaraze divayi ya yindi wankaraze divayi imwe Yesu imwe iya divayi amazi amwe uribuka ko Yesu ngo yafashe amazi yahindura divayi yahinduye amazi vino ndangije ndambwiye se wantayemo wankaraza ka divayi ngo ya ngintama ngo zahita zinsika. Ese intama zari ziraho intama zese sha nangizo intama zaragowe ariko mana cyakora muri Kigali tugwije ibishwe ntabwo yuzu kuri kw'Imana ibaza umuntu ngo ngiye ngo ndi umukozi w'Imana kandi ahembwa na YouTube ntazi shebuja wewe zishobuja YouTube uramuzi YouTube ushobora gusanga yibera nko muri Koromboka cyangwa mu Kiderere. Ushobora no gusanga ari uriya mugabo bita Satani uduhemba mukaba mutabizi mwabasazimwe mukirwa mwihandagaza ngo abakozi b'Imana kandi muri abakozi ba Satani ako babirenze. Hase wa mugani ubundi kankubaza uri umukozi w'Imana gute ukoresha YouTube? Buri muntu wese ukoresha YouTube abyumve adashidikanya ko n'abana ba pasiteri bose ubona kuri YouTube mumenye ko muri abakozi ba Satani. Uko niba mutazi shobuja urumva kandi Imana ikaba mu ijuru Satani akaba uyoboye isi nta kuntu wambwira ngo mwebwe muri abakozi b'Imana urumva mubona amafaranga yinjiye mutazaturutse muri abakozi ba Satani mwabisazimwe. Ahubwo ni mu mukorere cyane mwinjiza amafaranga mutunga imiryango yanyu muva mu bwo bushiti bwanyu murimo. Mu muhanda Kigali Butare sinsiba mu matagisi yola muri ndahabi turagushuje. Ase Kamaro nk'iyo nkubaka kanya nubwo dutangiye tujya kuvuga ibyo bintu nk'ubu Satani yo baza kumuha promotion ubu byari kwa bimeze iyo bamuha promotion nk'iyo bahaye Imana ubu ngubu tuba tumwambaza buri munsi aho kubera ko ababanje bavuze Imana bayivuze neza cyane twarayobotse umuntu aratsitara ngo Mana yanjye ngo Yesu Kristo ngo Mana ngumfashe ubundi tugahita tuvuga ngo toka Satani urumva ngo toka Satani kandi Satani ntago ari utumye usitara urumva. None ikintu gitangaje umuntu ajya kwiba akanyara ngo Mana mfasha ntibamfate urumva uko Imana bayimenyereye abantu umuntu akajya kugambanira mugenzi we ebana ngo Mana mfashe ngo agasengesho ngo Mana ngo uyu muntu ngiye kugambanira mumfashe ntazabimenya. Umuntu akajya kwica umuntu akitwaza Imana ngo mu izina ry'Imana ngo ndabizi ko ngiye kukwica ngo ariko ngo Mana mfashe ntibazamenye ko namwishe. Ubwo ngubwo Imana mwayihinduye imihanda mukandagiraho mwambaye amakorteze mwambaye n'ama Air Force. Imana none gusiga ubona injiji zirirwa mu muhanda ngo ngewe ngo ndi umukozi w'Imana no kakore Imana babuze nk'ukuntu nabato. Kamaro reka dukubise tubangura kugira ngo abantu tubumvishe twashaka kubabwira. Reka twinjire muri story ya Niyo Bosco ndetse na M.Irene tuyikubitira imuzi. Ndagira ngo umfashe reka mufashe kanye mwitangira urajya mwitangira ndajya ngewe mukusi ibintu byatangiye gutya. Niyo Bosco nago Irene muri ndahabi yaramuzi kuva kera. Yego yamumenye nyuma. Utegute yego Niyo Bosco
yakoreraga music ye muri Sun City yarasinyishijwe n'umugabo witwa Seka. Seka ndamuzi boss. Boss wa Sun City. Yari afite studio bita Uno Music. Uno Record. Uno Record. Uno Record. Ariko yari afite na company yitwa Uno Music. Uno Music. Ndabyibuka ko ba Maroni na ba Maroni bari barimo ndetse na Bandera. Hari harimo abasani benshi kuko nagiye mbona na Medbeat yakoze muri studio. Na Medbeat yakoze Medbeat ni wabanje muri Uno Record. Yego. Medbeat yavuyemo ajyamo producer batandukanye haza kuzamo uwitwa Sano Panda. Yego. Ari nawe wabaga uri kumwe na Niyo Bosco urumva muri Uno Record. Yego. Seka uri ya Chicken Norris nyiri Sun City yabaga muri Sun City wa mu boss. Ako kabari kakoze amabara menshi cyane niko kabari navuga ko kari akabari Satani yasohokeragamo. Ahantu yanyweraga byeri yanyweraga muri Sun City urumva yajya yasohoka muri club agasohokera muri Sun City urumva Satani yifataga neza hariya niko kabari karongoreyemo abakobwa benshi urumva niko kabari abakobwa benshi abana bato benshi bo muri Kigali banduriye sida. Ubwo bishatse kuvuga ngo Irene Murindahabi yaje gukiza Niyo Bosco amagini yo muri Sun City. Niyo Bosco ari kararongora ntago ngubajije ibyo kurongora ikibazo cyawe nawe utangiye. Ari abantu nyine uretse gatoya ari abantu mugira ngo kuba umuntu abana n'ubumuga bwo kutabona bivuze yuko igikondo hatabona urumva. Nazagira umuntu kubeshya ko Niyo Bosco atarongora. Ahubwo Niyo Bosco urumva nawe ni umuntu urumva uretse ubumuga bwo kutabona afite bwonyine arashyukwa urumva ahumurirwa n'umukobwa none se Niyo Bosco ntago ajya yibagirwa n'ijwi ry'umuntu urumva iyo umuvugishije rimwe mukamenyana Niyo Bosco ejo uramuvugisha agahita akubwira izina ryawe afite ubuhanga bwinshi cyane urumva ariko ni umuntu kameme wenda muri Sun City ntabwo yaharongoreye urumva kubera ko yarakiri n'umwandaground ataraba umusitari urumva ariko none se twavuga ko hariya yabaga ari kwa mutwe yabaga na Irene Murindahabi hamwe Murindahabi yabakodesherezaga kuri ya etage wambwira ko iriya nzu Niyo Bosco yayivuyemo buza abakobwa byibura nka 30 arongoye ntago Niyo Bosco ajya arongora hakoze ukora igicucu. Niyo Bosco abantu n'ubumuga bwo kutabona ariko ntago abana n'ubumuga ubwo si ubwo yakabakaba ahantu hari ipunani gute kandi atabona tandukanya ubumuga bwo kutabona n'ubumuga bw'uburembe. Ubwo none bishatse ko oya ndakubajije nimba uvuga ngo ko mbizi ko iyo ugiye kugera ku ipunani kugira ugera ahantu ho gusayika umwana uba watangiye kumutacinga ubwo yamukoraga akamenya ahantu ipunani iri. Ibaze Niyo Bosco yewe ahantu ipunani yakihuriza hari sensi zimwe zangirika iyo umuntu arwaye urumva cyangwa abana n'ubumuga akaba n'izindi zifunguka. Ni ukuvuga ngo iyo wapfuye amaso wumva mu buryo bwihuse cyane kurusha abandi bantu ndetse ukanahumurirwa vuba. Akimanura izuru akarenza hafi y'ibere yahita wumva ahantu ipunaniri nta nubwo yayoboza gusayika ni direct. Reka twikubite ntabwo yayoboza. Sasa rero ubwo kwa mutwe nibwo nzi nyine aba muri karagataje oya ubwo yabaga kwa Seka niyo dukubitira mu mizi yavuye kwa Seka Seka ni nawe wamumenyekanishije ntabwo ari wamumenyekanishije kuko ngiye hari story mfite ngewe bwa mbere njya umuntu wamenyekanishije umuntu bawitonze ndetse ariko mbanje mubwire tureke gusera dupfa ibyo bintu ngewe bwa mbere ndagira ngo ngiye ngufashe rega ndi kugufasha wowe uzi iyo story ya Niyo Bosco agera kwa Seka nje none reka mbanze nkubwire ngiye hari ikiganiro witwa Murindahabi Irene yakoranaga na Gisele Neza witwa Gisele wakoraga mu kiganiro bita Isango na Muzika ni ikiganiro cya Gisele ndamuzi ndacita Isango na Muzika cyabaga kuri televiziyo Isango icyo kiganiro cyiza nge baranamustinze nanje ndi kubikubwira nge baranumiye nje mu kiganiro Masango yitwa Gisele hamwe nande na Irene Murindahabi ariko mu kwinjira kubera ko ku Isango mbere kiragiye twagendagayo baguhaye appointment ariko urumva nge narakoze bamvugirije induru nagiye yongeye kuronshinga indirimbo bankubitanye na Niyo Bosco ari ku kagari ubwo barambwira ati genda wicare hariya nikijya kwicara Gisele barambonye ati Skytu welcome ati ngwino winjira ariko ngiye kwinjira mbona Niyo Bosco ari ku kagare ndarinda ati Niyo ntabwo nari nzi izina rye ndavuga ati umusaza nabanze ari winjire ko wari wangiye ngo nimbanze ninjire ariko mbona umuntu wari umutwe ku kagare wari utwe Niyo Bosco ku kagare ashaka kugira ute arimo arihuta ndarinda ati mubanze mumwinjize ngembe ndi inyuma
nibwo Irene Murindahabi yahise abona Niyo Bosco ahita amukinira diru. Niyo Bosco abanza muri studio, aribwo Niyo Bosco yatwikaga cyane akimara kugera kuri televiziyo, abakubise abafashe ku muningiri, abakubisemo akantu nyine induru ziba ziravuze. Ndabwira ko icyo gihe Niyo Bosco yari yambaye, icyo gihe ntago Niyo Bosco yateguraga ngo rwose. Niyo Bosco ibyo uri kuvuga bitandukanye n'ibyo nakubwiye. ndi kukubwira nyine ibyo bintu ngende kubikubwira. Yaraje abakubise ku isango, abakubise se ariko wisaka yarakubise ku isango, guca mu gitondo cy'amara gukubita ku isango, nibwo bahise bamukoresha ikiganiro kuri cano bitaga Philipita 250 ya Irene na Murindahabi. Ubwo hazaga ubwo Arine Gahongayire na Irene na Murindahabi na Nuze na Philipita, urumva ubwo nabo bari batatu. Murindahabi we nta wese, ubwo ngo Irene ni wuzi ntari. Ubwo Irene Murindahabi oya ngo Irene ngo na Murindahabi nta vuga ngo Irene Murindahabi na Philipita. Irene Murindahabi na Philipita. Nibwo Irene uretse yitwaga Philipita 250. Iyo rero iyo channel nibwo bahise bapostinga ikiganiro cyande cyane Niyo Bosco bamuhuza na Arine Gahongayire. Arine Gahongayire uretse mbere yaho ko byagenze, ariko se ko ngende kukubwira ibyabaye mbere bya nyuma. Okay, ngaho byagenze ibya mbere. Seka niwe muntu wakoreshereje video Niyo Bosco bwa mbere. Urabeshya baza mu nkunda mahoro, bazanye na Irene, baza mu nkunda mahoro Nyabugogo. Irene aje kugurira imyenda Niyo Bosco. Aho hantu nari mari Irene ari kugurira imyenda na Seka bari kumwe. Aza kumugurira imyenda. None se kari akabari uri kuvuga ko kabagamo shitani kasenyutse ryari? Aka kabari umva akabari kabereye nk'uburayi bukabije ni Sun City. Ni naho na DJ Brian urumva yatangiye yigiye ku DJ, urumva nubwo atarabimenya neza. Oya arasiga abizi umuntu wagiye gucuranga Dubai, wagiye no gucuranga Australia. Taze mani mu buzima mani wumva nabi. We wumva neza komeza uvuge mani, ntukajye wumva nabi mu buzima. We wumva neza komeza uvuge. Ibyo twe turi kuganira ko utangiye kubihindura, utangiye kwibaraguza ujya ku ruhande mu biki. Okay, ntago mbihinduye. Brian yamenye ku DJ, urumva si bashaka ko mvuga ariko ntabwo urarangiza ibyo kwaseka. Nawe ngo ntago aramenya ku DJ, urumva ariko yigiye muri Sun City. Izi mpamvu ataramenya ku DJ na DJ Kadiri watangiye umaze imyaka 40 ari umu DJ, ntago aramenya ku DJ, urumva kubera ko njye ntabwo ndo mu judge w'aba DJ, sinzi n'impamvu mbivuze. Urumva se umva nkubwire, Murindahabi yafashe Niyo Bosco amuvanye muri Uno Record, kandi ari wo muhostinze ku isango. Isango se Uno Record yari ya Murindahabi cyangwa yari ya Chick Norris? Ngaho nyumvira ukuntu uri igisazi. Ndakubwira ati uri yamanje ku hostinga Niyo Bosco. Irene niwe watumye abantu bamenya Niyo Bosco. None ubwo Seka niwe wamufashe amuvanye kwa Irene. Niwe wamufashe nyina ahita mujyana. Irene se kiragiye yari afite umufungo. Ubwo ngiye mbizi nabi wenda. None se kiragiye Irene ku isango nta mafaranga yarabonaga, kuko hanashize iminsi Irene bahita banamwirukana ku isango. Irene kiragiye yari icyo gihe baranamufunze, kuko icyo gihe ndumva baranigeze kumufungamo ku isango. Irene kiragiye yari mabya, nta kintu yari afite, urumva nta kintu yari afite, ariko yari afite ibitekerezo byiza. Yahostingaga abantu, urumva ara ku isango yaranamusinze hakaba umugisha. Nanjye rwose amostinga ni ikironda cyavu no kwikavaringa, urumva za no kwikavaringa. Irene wabonaga ko afite ubushake, urumva wabonaga ko afite ubushake. Ariko Niyo Bosco ndabizi neza ko Irene yamufashe amuvanye mu maboko ya Seka Chick Norris nyiri Sun wati nyiri Sun City, nyiri Sun wati Sun City, Sun City. Sun City niyo karabu ya mbere yasambaniwemo cyane. Ibyumba bya Sun City nibyo byumba byasambaniwemo cyane. Satani yanywaga inzoga icupa rya mbere muri Sun City. Irya karabu yasohokeraga muri Sun City yacurangirwaga na DJ Brian, Satani agacurangirwa na DJ Chris, urumva na DJ Omar. Ubwo nabo ni ba Satani, na abakozi ba Satani. DJ Omar nawe se ni wa Satani, bose bacurangiraga Satani kuko niba buri weekend bagace muri Sun City. Bakubanga abantu bacurangaga muri Sun City ni DJ Brian na kaga Petra Karundi kitwa nde mama kitwa nde Wilso. Yego Wilso yaragiye, Wilso yagiye mu Bufaransa. Wilso yaragiye apana uramu Wilso wabyinaga na kandi kitwa Wilso Karundi, urumva ubwo ntago karamenyekana nyine, ntago karamenyekana, kabuze promotion kuva Nkuru Nziza yapfa, ntago karamenyekana. Yego karazimye, urumva
iyo rero ubonye iyo hoteli yitwa Sun City ubu banasenye bavanye ku ikarita asigaye ari Rubavu niba atari Musanze. Oya abigasogi yavuye Musanze bari Gasogi yashinze akabari si Gasogi. Oya akora mu kabari ka Kenisi. Uravugisha uri? Ubu Seka sigara umukozi wa Kenisi ahantu bita mu ijoro. Seka sigara umukozi wa Runiga. N'umukozi wa Gasogi. Nyine Kenisi yaravuze ati nkaseka nk'umuntu watwitse Nyamirambo ntabwo nakubona n'ubundi ubuzima butari kugenda neza ubwino nkuzane Gasogi. Ubu Seka yabarizwaga i Musanze ubasigara umukozi wa Kenisi ahantu bita Gasogi. Yo Seka disi. Seka boss. Bamwitaga intarimwe. Ubundi yari inshuti na Riderman na Urban Boys. Ngubwiza ukuri abantu bari amafaranga ya Seka bamukenesheje. Nakemera ko bamukenesheje. Amag the Black. Amag the Black. Naguzi ko Amag the Black yakora indirimbo bita ngo Ziyada. Takopelekea nini? Amakuru none utazi kubintu Amag yari amafaranga. Yarariye. Seka umunsi bazaga gukenesheje Seka. Amag the Black yarabimbwiye. Amag yarabimbwiye ngewe. Amag the Black yarambwiye ati Skaitu. Seka umunsi nazaraganaga abasaninje gushutinga Ziyada akabona ba Bruce Melody akabona ba Urban Boys. Buri Amag the Black niwe watumye Amag niwe watumye Seka homba kuko Amag niwe wamutumye Amag niwe watumye Urban Boys abantu batumye Seka Amag the Black niwe watumye Seka amenyana Amag the Black niwe watumye Seka amenyana na Urban Boys akamenyana na bande akamenyana na ba Riderman na ba Bruce Melody. Abantu batumye Seka homba ni Urban Boys na Riderman na Amag the Black kuko yakundaga basari. Amag kuki yamuje n'abantu bafite inda. Amag irihenze cyane. Reka mamagara Amag mbimubaze. Seka yakundaga basari. Buretse gato mbere kugira ngo tugaruke kuri ine reka mamagara Amag. Mubaze se Amag the Black. Nizo haruruwa wa Sun City yatangira nta kintu kimwe yagize. Reka mamagara Amag the Black. Reka mamagara Amag the Black. Reka mamagara Amag. Riderman we yazaga mamagara Amag the Black aravugisha ukuri. Kuko na ira Serika Seka yigeze alo Skaitu na Amag the Black tuza ninjye ugiye kumubaza Amag suwa muntu wa mbere wakoreye video ahantu bitaga Sun City bwa mbere ufite Serika y'umukara imwe Seka yaguze. barabizi Amag niwe wahuje nyine yagusubije Amag mu bantu batumye Seka afunga Sun City ari wowe na Urban Boys na Riderman ninde yamukonsomye cyane watumye afunga ubusaba bikanombe bakonsoma Sun City bagataga no nakubwira kandi Amag the Black ari we muntu watumye rega Amag the Black niwe watumye Sun City menyekana kuko Amag yakore video bita Ziyada. Amag yakore video bita Ziyada arangije azana mwitwa Kabose azana Urban Boys azana ba J Paul azana ba Bruce Melody agifite imisatsi bitaga yiyogosheshaga maringisi. Bruce Melody yiyogosheshaga inyogosho atera kanta ayambara ubukote bumeze ukuntu. Urumva Amag niwe watumye Seka hitinga. Amag we yabaga i Kanombe. Urumva abantu bahombye Amag siwe wamuzaniye abasanisi. Amag ntabwo wazanye abahanzi. Ntabwo uri kumva ndi kukubwira ngo iriya Serika yabazaga mu yawe umusazi we muri kuzibura nshiki none se ari Jiros namwe kuri bridge yego ninde mwatinyaga twatinyaga Jiros nakihagera ku ikabutura ye n'imitego murabizi baba bafite ngo Dickies ese mwazamukoresheje ikiganiro twaramubuze ngo bakwishyamba ngo baba bananje ma mugore wa Fariyazi ngo yabaga muri yanze yabo y'ibyondo. Urumva tugiye kumureba ngo dusanga bashize ngo muri gahunda yo kuzatera ishyamba Jiros batuga ngo yagiye Norvege nabwo turamubura. Urumva ubu ngubu ntabwo tuzano twashakira Jiros rwose. Jiros ariko na telefone yagira kuwa bandi Jiros ari Gatsibo niwe muntu wambitse abahanzi benshi tujye tuvugisha kuri Amag. Twari turi ku kibazo cya Seka ibyo ngibyo Amag kuba kubwiye kandi wakore promotion Sun City kandi umenye ko indaya nyinshi zose zaje Sun City na Amag the Black wazizanye. Amag ndageze na Sun City indaya zazanywe na Safi. Urumva noneho mbonye zitangiye kuba nyinshi nawe biryabareze ariko umuntu uvuye Buganda yitwa Kubivuga
Tornado Mbega muri good life. yari ameze nka radio yambaraga amarinete ya radio urumva Urabyumva? Amagi niyo watwite. gaje no muntu wafanye radio biramubera n'ubu ngo baracyagenda nka radio demolition ya radio arya nka radio amwitabe nka radio akanywa inzoga nka radio Urumva? Ubwo urumva seka nuko guko byagiye. Amajyari ko nagara wahombeje Sun City yahombejwe na Urban Boys na Riderman we yazaga n'ubundi kuririmba rimwe na rimwe ariko seka akabishuti na Riderman wenda ibyegera bya Riderman byazaga nabyo seka akabigurira erega seka yaguriraga abantu benshi none akagurira n'abakobwa akagurira n'ibiki ibyumba hariya nanjye nashaka kuvuna nabwiraga kutavuga perezida Claude ako uvuga perezida usobanye no mu perezida na titre mu oya navuze Claude nyine perezida w'akabari perezida Claude shari baze baramushite seka amafaranga arayamara none banze no abafashe niyo Bosco niyo Bosco muri ndahabi yamuvanye yara muri Sun City sibyo amaji yagiye namukubye urumva niyo Bosco yavuye muri Sun City niho muri ndahabi yamukuye ngiye nakore ibiganiro byinshi muri Sun City mbikorana na muri ndahabi urumva amateka ko mbanyafite kuri Instagram ndagenda ndushaho kugenda nyakuru Instagram yabitse byinshi Instagram si yobewe na papa wawe yobewe na papa wa Irene muri ndahabi yobewe na papa wa niyo Bosco yobewe nani ariko se kari ngiye uri kubirebaho nagusabye iki ngiye ko ndi kuvuga ibyanjye okay katuje kuri etape yo kuntu yashwanye na Irene tubigire n'abanyarwanda banabimenye urumva ngira abanyamakuru benshi batingiye kubivuga urumva ariko Irene uramutse ubaye warashwanye na niyo Bosco uriya munyempano umeze kuriya nubwo wamuzamuye ukamuvana kuri step 1 ukamugeza kuri 3 cyangwa se kuri 6 urumva nashaka yamugejeje kuri 5 icyambere y'Abanyarwanda baramumenye uriya urumva afite ikintu bita ubukungu yarabitse muri we wari kuzakomeza gutera imbere n'ubundi style urumva ariko ira product nayo igakomeza gasohora andi ma product meza urumva ikayaha abanyarwanda nk'ubu launch ntagiraba ntago murakora launch niyo Bosco ndabizi neza ndashidikanya ko nta munyarwanda numwe utaza muri launch niyo Bosco umukunzi w'umuziki nyarwanda icyambere cyo hari uko musupportinga nk'umunyempano hari no kumusupportinga nk'umuntu ubana n'ubumuga urumva kugira ngo atere imbere ndetse bitume n'abandi bantu babana n'ubumuga bitinyuka ndatekereza ko ari cyo kintu gishobora gutuma album launch ya niyo Bosco ishobora kuba successful ndakurahira impano yo ese uri kuvuga ibyani uri kuvuga amateka niyo Bosco ko turi kuzibura nshiki uje kumushimagiriza uje kugira inama Irene muri ndabi uri kumugira inama cyangwa ni kukubwira ngo tuvuge ku byamubayeho uri gutangiye kugira inama uraza kugira inama bapfuye iki ngiye kandi ari byo ngewe nashaka kurubanza ukavuga ayo mateka yuko byagenze nanjye nkakubwira ibindi cyangwa nge nkomereze ntacyo tubwira ibyo bapfuye sawa reka nkomerezeho nuko guko Irene muri ndabi akimara gufata niyo Bosco bakimara guturuka ahantu bitaga Sun City Irene yese amufata amushyira mu cyo bita MIE aribwo yazanaga na Dorcas na Vestina abahuza ari abantu babiri kuko ndabyibuka ko nura mukobwa Bakti yashimuse Irene bita Dibi ahubwo ikintu gitangaje no ukuntu ngo burango Vestina atavendimwe na Dorcas oya ngaho urabeshya none se nyina babyara waramurebaga wagiye utuza we warereba DNA zabo indi byara mweru na muhima ibyo ngibyo ntawe ujye byemera ukuntu uri igisazi niwo waretse nkabanza nkavuga ibyo nshaka gusa Dorcas waretse ibyo nta nubwo ari byo igihe mama Vestina wa gicucu Dorcas avindimwe na mama Vestina ibyo none bimenye ngaho komeza yego Irene baramufasha batangiye kumukora amatwi amahita aragenda arakomagurika Irene ejo bundi ubwo yari ari gutegura alubumu bita ngo alubumu y'amafoto cyangwa alubumu ya Dorcas na Vestina y'indirimbo ubwo yari amaze kubitegura yagize gutya afata niyo Bosco aramwicaza aramubwira ati rero Bosco ati dore ngiye kuronshinga nahawe ijambo ni alubumu ya Vestina na Dorcas niyo ngiye kubanza kuronshinga ati yawe tuzagira ute tuzayironshinga next
none niyo Bosco arangije aratekereza ariko se ngende umuregend ninjye muntu wa mbere wabanjije gutwikira ni nanjye watwaye ni wahitinze cyane ni nanjye wahitinze cyane reba ugiye kuntangisha Vestina na Dorcas bari abana babanze abari bo bakora album bwa mbere njyewe niyo Bosco w'umuregend album mfite zose zimaze kuzura ni iyihe mpamvu niyo Bosco aramubwira ati rero ubwo no kuvuga ngo iyanjye bizaba undi mwaka urumva Irene nyine yari yateguye yuko album ya niyo Bosco izaza nyuma ya Vestina na Dorcas mu rwego kugira ngo Irene amanaging ibyo bintu neza kuko urumva ntabwo Irene yari guhuza imitwe ibiri ngo ayifate gutya kandi yafashe Dorcas na Vestina nyuma ntuze yaramaze gusohora indirimbo niyo Bosco yaramaze gutwika bya dada yego bikimara kugenda gutyo nibwo Irene yafashe umujama wiwe urumva kuko uribuka ko uwitwa Kirisizi na niyo Bosco barabanaga aho ngaho mu gataje urabyibuka ndabyibuka byose aribwo Junior Giti yahise afata Kirisizi atangira kumumanaginga abamuhuje babaga mu nzu yabaga uriya mutipe witwa ngo mugufi yitwa cyane yitwa Zizo Alpacino inzu yabagamo yimutsemo hajyamo niyo Bosco na Kirisizi niyo babanaga ari babiri ubwo Kirisizi Irene ahita amukodeshereza indi nzu buri Irene niwe wishyurira inzu Kirisizi oya Irene yamwishyuriraga mbere nyine yamwishyuriraga mbere imbere Irene yishyuriraga inzu Kirisizi urumva menye ko Kirisizi ari wowe wakoraga indirimbo za niyo Bosco kanakora n'indirimbo za Vestina na Dorcas kandi na n'ubu nibyo agikora rega buriya timu ya Irene buriya timu buretse nkubwire MIE ifitanye collaboration na Giti Business kuko umudirector abadirector ba Kirisizi nibo bakorera MIE igapromotinga ibikorwa bya Giti Business Group yego urumva ubwo ni Junior Giti afitanye collaboration nande na MI ubwo ni murinda habirene Irene rero akimara gukora ibyo ngibyo nibwo Irene yahise atekereza ku mujama wiwe witwaga Kazungu biganye ahantu bita mu butatsinda bwa Kigoma abantu bazi mu butatsinda bwa Kigoma ubwo aho hantu murahazi subize ko ngiye nzibura nshwingiye abantu hita mbakubitira oya nibyo ariko mbagomba gukubitira hasi ibyo nukuri Irene yiganaga na Kazungu akaba ari umuntu wakundaga Irene bya hatari babana mu butatsinda bwa Kigoma kuko Irene iyo yatorokaga ishuri ari mu butatsinda yajyaga kwa Kazungu akaba ari hajya kurya ikintu bita babyitaga gute ubunyobwa n'umuceri babyita gutera ubuyobe sinzi ari uburyo apana uburobe nibyo ngo babyitaga ibi biboro bajya bavanga ibitonore yego nende so aryaga ibitonore muri bari Irene nyine yajyaga kwa Nuze manzi yagarara kuri apade ku cyapa cya mbere kuri apade umanutse uvuye Sonatube urumva ubwo Irene rero na Kazungu Irene yari inshuti nande na Kazungu nyine ubwo Kazungu mu butatsinda bwa Kigoma none se Kazungu aje gute muri iki kiganiro reka mbanze mukubwira impamvu wo Kazungu uzanamo nagakara ariko ntago twafata Kazungu ndi kukubwira Kazungu kandi Kazungu ari uri mu kazi ngenda ndashaka kumvisha itandukana Kazungu ari gukora iki uyu munsi buretse ariko mbanze ngende gukubitira mu mavi ndi guhera hasi urabyumva ubwo Kazungu yagiye afasha Irene akajya amufasha akajya mukubita ubugari ndetse n'ibishyimbo by'ibitonore Irene yaba yakaruse ishuri buranga Irene yakundaga gukaruta kuko Irene yari umunyamakuru mu butatsinda bwa Kigoma ari ba bantu bagenda bagira ute kwa kundi kuri Rasembo uribuka ko kuri Rasembo abantu bageraga gute hari umuntu wabaga ari buze gutanga amakuru yabaye Irene niko kazi yakoraga mu butatsinda bwa Kigoma mu butagoma bwa Kinsinda mu butatsinda bwa Kigoma niho Irene yigaga muri Toronkome Irene mukuze Irene yize kuri Nuzi oya yize kuri Tom Hima oya mureto yagiye mu wakana agiye kwigana nabo bita ba Mariva bano bakoraga bagiye kwiga gukora amamodoka nabo bita ba Jace oya
baba ari ibindi bigaga ibyo simbizi urumva Irene baragiye akiva aho ngaho mu butatsinda akomeza kuba inshuti n'akazungu kuko Irene yaje no gufata akazungu afata akazungu amuzana iwabo mu Gatsata afata akazungu amujyana mu igaraje akazungu ari gukora iki Skytu warindiye nkabanza ngakubwira ubwire na kimara gufata uwitwa akazungu akimara kumuzana mu Gatsata mu Gatsata haza kandi ari Irene yabaga ari cyo kintu ndi kubwira uburyo yazanye kazungu ariho nshaka kuza ni muri umunani ya Bosco oya ni muri umunani ya ni inshuti ya Irene amazi iki nyine kazungu ndaje mbikubwire rindira ese urashaka ngere kuri conclusion kandi nyiri kukubwira uko amateka yagiye ugiye kuvuga ngo kazungu ngo ateze bisi ngaho reka mbireke nimudashaka ko maba reka ikiganiro tukireke nimudashaka ngo ukuri muri restaurant ya Bugogo oya witonze Irene yese amukubita aho ngaho nimba ushaka ko nirukatse ikiganiro reka nyikubwira Irene yese amujyana mu igaraje aguma mu igaraje Irene aza kugafata Irene amaze kugafata aza gufata uwitwa kazungu aramubwira ati kazungu wambereye inshuti nziza mu buzima kugeza aka kanya ngukuye mu igaraje kuko uwitwa kazungu yahoze ari umukanishi mu igaraje bita kwa Evode wahoze ari nyiri Capital Express iyo na company ntikibaho y'amakwasteri Evode yari mawaya Irene ejo bunini bwo yamufashe aravuga ati reka nkubwize kuri bro nafashe uwitwa niyo Bosco ndamurema binone bigeza aka kanya ndi bize mu rwego kugira ngo negure igitaramo bita nahawe ijambo cya Vest na Dorcas mbabarira ufaste niyo Bosco mubane ubu witwa kazungu yahinduye izina asigaye yitwa Jay Paul ni uri kumanejinga niyo Bosco ariko abantu bazi ko gutandukana kwa niyo Bosco na Irene kwabayeho nabindi Irene yatanzemo pase niyo Bosco ayohereza mushuti we kazungu Jay Paul ndamuzi yigo winzo wita Jay Paul ndamuzi w'umusinzi ubarwa mpari ya ndamuzi shaka bari uriye kazungu ni uri kurya amafaranga ya niyo Bosco yese mama nta rindi tandukana kubera ko ubu ngubu kazungu kuko yabaye inshuti igihe kirekire na Irene ubu kazungu rero umaze gufata irema nk'iriya ukayirema urumva wamara kwigeza ahantu ushobora gukorera umufungo miliyoni ya buri cyumweru cyangwa se miliyoni 2 kazungu wari wicariye ari mawaya afite isupano urumva ukamushyira muri management akaba ari urya umufungo ubu ni uri inyuma nimba yakurikiranye n'ibitaramo byose niyo Bosco ari gukora ari guherekezwa na kazungu kuko Irene kubera ko Irene ari gutegura igitaramo cya Dorcas na Vestina ubu muri iyi minsi Irene ari concentré n'abarokore ari concentré muri gospel nawe ni umusenzi nyine ni Morodekayi ari concentré n'iki n'ibya gospel ibya sekire yabihaye imandwa yiwe kazungu Jay Paul ariko apana kazungu apana Jay Paul kaba kamani wacu buretse gato kazungu kuba asigaye abana na niyo Bosco ashobora kuba ari uko Irene yamuhaye yafashe niyo Bosco akamuhereza kazungu akamubwira ati we nk'umuntu kugira batujijishe batwereke ko batandukanye none ntibakibana hahandi babaga handi mu Nyakabanda ubu bari kuba ahantu bita Rwamara kuri cafe Rwamara ruguru yo kwa Samina Sinta ruguru ya studio bita Bresson utambika ujya ahantu bita Kimisange ubu niho niyo Bosco abana n'umuntu bita kazungu Jay Paul bagenda no mu modokari ya Silver ya wa mubyeyi wari ugiye gutwara niyo Bosco mu Bufaransa niwe wabaguriye imodokari ubu mushoferi inshwi tuzibuye noneho baratwica se si ukuyizibura ubundi twebwe turi kuyizibya baratwica kuba duhaye ukuri ko bose bari baratinye kubivuga nuko mu mitima bataba babifite ahubwo muragenda mugafata abantu mukajya murajya guhinjarika abantu ngo Irene nagiye kubona mbona bamwe bagiye bagenda ahantu batuka Irene baramutokoza njya kubona abandi bavuze amagambo abandi ngo ntibatandukanye ngo ni pranka ntago ari pranka ni ibyanyabyo baratandukanye kubera ko Irene atari concentré mu bintu bya sekira ari focused n'igitaramo cyitwa nahawe ijambo cya Dorcas na nyina wabo na Vestina kizaba no ku itariki 24 mu kwa 12 turabatwikiye ariko uwitwa niyo Bosco asiga managingwa na kazungu Jay Paul nimba mbesha abantu bamaze iminsi bareba niyo Bosco mu makonseri yiwe uzarebe ko muri ndabo kimubona mu birori bya sekira
niyo Bosco ubu niyo Bosco ari muri Sekira Vestina na Dorcas baherekejwe n'uwitwa Irene ubu gahunda Irene nukuba yateretsemo agasuti ari mu rusengero ari kuvugana na pastor ati ari kubwira pastor ati uze kunaga makano babwire ko ari igitaramo nahawe ijambo ubu Irene ari basigaze guru rusengero zose uzarebe ko we yagukubita interview kuri M.Irene uri ikirara ubakeneye gukoresha ba bantu baza bavuga ati jewe Yesu yankoreye ibitangaza abanyamitwe tuzabaho neza nanye njya gufurapa umuntu nzakora bino bidiredi oya ariko Irene n'ubundi Irene ni umukristo nyine ndikubwira ngo yagabanyije akazi Sekira ayihereza akazungu wamuherezaga ingija n'ibitonore hehe mu butatsinda bwa Kigoma arangije avuga ati kazungu nayo ngwino ngutwikira ubu kazungu yabaye cyamamare ubu kazungu ari gucana bavuga ati ngo ni usigaye ari manager wa Niyo Boss kandi n'ubundi umufungo wa Niyo na management ku ikofi rya Murenda habirene aho nyumvira rero none se uratandukanye na nuze na usimva kandi kazungu ari imandwa kazungu ni imandwa Irene ni ikimeni badukennye ni ikimeni nerisi kimeni si inyanja ubwo aragira ngo abanze ubwo yambuki aragira ngo abanze afate public y'abarokore atwikire launch ya Dorcas na nuze na Vestine none namara kwitwikira azahita ajya kuri Niyo Bosco yongera mwisubiza nyine azahita kazungu ameze nka cya kirongo kigenda kumwite inka yarariwe kera kazungu ni umushumba Murenda habi yaruka urabona ari umuntu wo mu Gatsata urabona Irene yashwana na nuzi na Niyo Bosco kandi nabwo mbaza impamvu Adibi yatandukanye na Irene yimbaza Adibi wa Baptiste nuwa Baptiste mbaza impamvu nabwo mbikubwire hasi Baptiste se umufite yahise asanga Adibi kubera yikubitishwa bya bintu ngo narababaye ngo cyengo nzaba boss ngo ku muhanda ibi nibi Bakter avuga ati ibintu nibyo nahuriraga nabyo hehe na baspax mu muhanda aravuga ati umwana ariko Irene na Constantine ari yakubwiye gute cyagiye turi ku ngo petit frère urumva nguriye ngo Austin uri ureba uriya Austin ureba najyanye indirimbo yanjye kuri Kiss FM nkayimuhereza urumva akayifata agatashira muri recycle bin ngo Austin ntago ari umuganda si umutanzania si n'umunyarwanda si n'umurundi urumva uriya muntu ni indyari yameze nk'urukoma arazungurira urumva nze nicu naule nzamukubitira kubitira banchi uretse kubwira kamaro ndashaka kuzakubita Austin nkamukubitira imbere y'itangazamakuru nakoresheje press conference nkamukubita nkamujyana iwabo barija urumva ahantu yabaga kuva kera sinzi yakomotse uriya nta muganda umeze kuriya nta n'umunyarwanda umeze kuriya ati nede ntago bikunda ati nzamukubita punch noneho Austin nanjye naramubajije Austin nanjye ubwo Austin uzasaba imbabazi Austin nanjye naramubajije ndambwa Austin ko Sparks yambwiye yuko nimuhura muzakomagurana bizagenda gute aje ko nawe sabango uwo nkundani oya yarambwiye uko yambwiye gakoshka ituka ati nawe urareba omujama mani ntabiryo ntakintu nukuri wari maratereka ebikora mu kanwa uriya Petit man ati nyabara Petit nawe twiki ati nabakubise platform ati kati experts yagara icyo kuriya yagara emeri azaze nze ndafite ama restaurant menshi nzamuhaye biryo ati naguriya twadwana ati reba ukunungana ati njewe ndamurusha ibiro ndamurusha amafaranga ati Sparks ni omwana ndawe se Sparks kandi yarambwiye ngarakuruta niwe yakuzanye mu gihugu bimeze bite ndavuga ati intambara yo ntago nzayikiza none Sparks yarambwiye ati nze ndashaka kuzaza nanjye nkaziburenshiki nkakatira abantu bagiye bampembukira akuriya ne muri ndaga rwanye na Philipita ninde wanesha undi Irene ni ingeragere na Philipita ni Irene ni iduri buriya Irene umwana wo mu Gatsata yamunigagura Irene yajya simbukira mu birere ngaseburi koko arwanye na Kanyombye ninde wakubita undi sha Kanyombye yari urugo agiye kubona oya ariko ntabwo twarangije ibya Irene na Niyo Bosco kandi ari byo byatuze twamaze kumenya nyine ko ari prank
ntago ari prank ni ikimeni ni ikimeni ubwo ngo niyo Bosco ubu ngo bari kumwe na Nuza na Jay Paul ari kumwe na Jay Paul Kazungu Jay Paul nyine Kazungu mu byumve neza Kazungu yise Jay Paul yiyise Jay Paul yari umupampe nyine ari gukoresha muri management ya niyo Bosco mu kimeni bita inyanja ari gukoreshamo Kazungu Jay Paul kugira ngo natwe tumumenye kuko ejo bundi twarahuye Kazungu kwa Yangisi yambaye ibipoketi yambaye za boxer ziba zanditseho Nuze arya bazita Calvin oya wanaume arangije abacinze ingofero mu maso nabetse uyu we yaririmbye nono nawe ati humura n'ubundi nakumenye ni wowe Kazungu sigo bana niyo Bosco ko niyo Bosco yari ari mu modokari inyuma ameze gutya ateretsemo marinette asiga afite n'igikanu wana niyo Bosco ngo buriya niyo Bosco buriya ngo yaragaze ngafite ikintu bita imbwa y'amafaranga ngo ariko ngo agucembye mwari umubingo yacembye urumva mbebe yarasaze ngo buranga ari matatura ku rwego rwo Bosco ngo aragucemba urumva aragucemba ku buryo uvuga ati mu buzima ndacembwe none ngo ngiye ngo none hari umwari wa Nestori ngo buryo ngo niyo ngo yamuriye akantu nganje karimbwa ati have be harimo n'urusenda niyo ngo n'umucembyi wa dani urumva abanyarwanda rero cyangwa se abanyamakuru mwari mwarahisha ukuri nuko nguko ntatandukana rihari rya niyo Bosco na Irene n'ubundi konte ijya amafaranga yaba aba event organizer mutegure cyangwa n'abakimura bizi namwe ku mitima yanyu nubwo mwabisha abantu amafaranga n'ubundi niyo Bosco akorera n'ubundi aracyajya kuri konte ya MIE ariko ku kijyanye n'icya DB kuri beef ya Bakti na Irene bapfuye yuko uriya Adibi ashobora kuzaba umuhanzi mwiza ariko akaba yakoresha isigara kandi Irene atemera abantu banywa isigara ahitamo kumurekera kwisangira Bakti uzajya umugurira ikarito y'intore n'iyemara Bakti rwose ubuzima ntaga mukangurira nyine we nabishaka Diba azaharinywa ariko nabonye Adibi baranamusubije mu ishuri Bakti yamusubije mu ishuri Bakti yamusubije mu ishuri much respect kuri Adibi kabisa afite impano afite ingoma ngo bita ngo nzaba boss ariko nibyo uriya mwana azaba ariko kizaba ikibosi ikibazo abasore b'i Kigali baraza kukirya amaturo nabonye cyazanye amabuno nanjye ngifashe nagishyiramo inzoka zibura twiyacu uyu munsi ari imeze gutya turi kumwe ibintu nakagaruka mani wa Bombo Crat salute abantu twakoranye kuri kamera Kebro kira kindi dukorana kuri BigTown kira cyitwa Nina ugifasha wagikoresha iki umva Nina mufasha urumva ako nkamufatira ahantu wa Bakti batazi na ba Kebro kurya nta muntu bimenye shaka ngwizo kuri Sky 2 wari wabona umuyede wasingiriye umukozi wo muri banki wamuvumbika ivumbi rigatumuka namuvumbika urumva namuvumbika kavumba kazana imyuna reka tugaruke yo turi kuri BigTown TV komeza ukore subscribe zibura nshiki every day wowe ugigoma update zose ziri mu gihugu cyokoza next reka next turajya gusura Risudi we mu rugo tureka dufungurira etage batubwiye yubatse ira etage ya Risudi turashaka ngiye ngo ndashaka kujya guperereza nkamenya ngo ira etage ni ya Risudi nashaka zange kunyingura nzabaza abazamu nimba ari murakoze.